Nabasuhuje cyane nshuti bakundwa mudukurikirana kwicano yacu YouTube yitwa nawe Yesu aragushaka ngo Uwiteka abahire. Twarebeye hamwe rero aho umuntu yahura n'Imana cyangwa avuganira n'Imana igice cya mbere. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe nanone ahantu umuntu avuganira n'Imana cyangwa yahura n'Imana igice cya kabiri. Mbere yuko dutangira reka dusenga Imana. Turagushimye data kuko uri Imana ikomeye. Turagushaka cyane kandi dukeneye gusabana nawe bikomeye kuko tukwifuza cyane. Ngwino dusobanure buryo ki tukwiriye gusabana nawe. Umuntu uneze amatwi cyangwa uzumva iki cyigisho uzamuha umugisha wawe akugireho umugisha. Bisabye imbyizere mu izina rya Yesu, amen. Dukwiriye gusenga tudahwema kandi tutagira inkomyi. Mugire umwete wo gusabana na Yesu mutagira ikibabuza. Dukwiriye gusengera hamwe n'abo turi kumwe mu rugo, ariko kuruta byose dukwiriye kutirengagiza kwihererana n'Imana kuko ari byo bugingo bw'umutima. Ntabwo umutima wakunguka twirengagiza gusenga. Gusengera hamwe n'abo mu rugo n'abo mu iteraniro ntibihagije na hato. Ureke ijisho ry'Imana risuzuma umutima wawe mwihereranye. Imana yonyine niyo yumva gusenga ko mu rwiherero. Nta gutwi k'umunyamatsiko kukwiriye kumva bene iyo misabire. Umutima w'usengera hiherereye nugotwa n'ibiwuhuza, niwumva urusaku no gusamara guterwa n'iby'isi. Ushakana Imana ituza kandi ufite umwete mwinshi, uwo niwe uyibona. Ujye usengera hiherereye, kandi ubwo uzajya ukora imirimo yawe iminsi yose ureke umutima wawe usenga Imana kenshi. Niko Henoki yabigenzaga ubwo yagendanaga n'Imana. Bene iyo misabire yo mu mutima irazamuka, imeze nk'umubavu utumbagira, ukagira impumuro nziza imbere y'intebe y'Imana. Nubwo Satani abasha kunesha umuntu unamba ku Mana, ariko umuntu unamba ku Mana cyo asenga isengesho ryo mu rwiherero ntabwo Satani ajya amunesha. Nta gihe kandi nta n'ahantu nta n'ikindi kintu cyose cyatuma tudakwiriye gusengera mu mitima yacu. Nta cyatubuza kwerekeza imitima yacu ku Mana ngo tuyisenge. Iyo tuyishatse aribwo aho twaba turi hose, haba mu ruhame cyangwa muri rubanda, naho twaba turi hose tubasha gutabaza Imana kandi iratwumva. Nshuti bavandimwe, tukwiriye gusengera Imana ahantu turi hose. Isengesho umuntu asenga Imana yihereranye n'Imana ye, isengesho umuntu asenga Imana ryo mu mutima, ni Imana yonyine igomba kuryumva. Ngo nta muntu uwo ari we wese cyangwa umunyamatsiko ukwiriye kumva amasengesho uri kuvuga. Uzasome muri Samweli mu gice cyaho cya 4 urebe iby'umugore witwa Hana ubwo yari amaze igihe kirekire yarabuze urubyaro, maze ubwo yajyaga mu buturo bwera gusenga Uwiteka, umutambyi mukuru witwa Eli yamugeze abona iminwa ye iranyeganyega, aravuga ati ahari umugore ashobora kuba yasinze. Maze Hana aramubwira ati ntabwo nasinze kuko ndi gusaba Uwiteka Imana yanjye mbikuye ku mutima. Nawe jya usaba Imana yawe ubikuye ku mutima, ku buryo nta muntu wakumva ibyo uri gusaba njyewe na Satani ubwo adashobora kubyumva. Tuyiragize nk'uko Nehemiya yabigenje ubwo yambazaga umwami Aritazerusi. Tubasha kwihererana n'Imana aho turi hose. Urugi rw'imitima yacu rukwiriye kuba rukingutse iteka ryose, tukararikira Yesu kutwinjiramo no kutubera umushyitsi uturutse mu ijuru. Nubwo twaba tuzengurutswe n'ababisha bafite umwuka mubi cyangwa umwuka w'ibyaha n'ibiteye isoni, nta cyatuma tudafatanya nabo ngo dusenge Imana. Imitima yacu iyo tuyegereje Imana tukayugurura gusenga by'ukuri, tuba tuyitandukanyije buheriheri n'ibitekerezo by'isoni nkeya ndetse na Satani. Abafite umutima wo kwiyegurira Imana bamaramaje ngo babe ariyo ibarengera, bazahora batandukanye n'ab'isi mu ngeso zabo ku mpamvu z'uko bazaba bashyikirana n'Imana itagira icyo ipfana n'icyaha. Icyo dukeneye cyane ni ukumenyana na Yesu by'ukuri no gusobanukirwa n'igikundiro
kibizaramba iteka. Nicyo gituma dukwiriye gushimikira kwiyunga n'Imana no kuyisaba kuduhishurira ibyiza by'igihugu cyo mu ijuru. Reka Imana ireshye umutima wawe ubone gukundirwa guhumeka umwuka wo mu ijuru, nibwo tuzashobora komatana n'Imana rwose, maze nitwadukwaho n'amakuba ibitekerezo byacu bizayerekeraho nk'uko mbese uburabyo bubogamira aho izuba rirasira. Ubukene bwawe n'umunezero wawe n'imibabaro yawe n'amaganya yawe ndetse n'ibigutera ubwoba byose ubyikoreza Imana yawe, ndetse n'ibigutera ubwoba byose ubyikoreza Imana, kuko yo ntabwo inanizwa nayo. Ntubasha kuyiremerera cyangwa kuyiremereza cyangwa kuyigondoza. Ibara umusatsi wo ku mutwe wawe, ntiyirengagize imibabaro y'abana bayo. Uwiteka afite imbabazi nyinshi no kubabarira. Muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 11. Umutima we w'urukundo ubabazwa n'agahinda kacu kose. Umushyira ibikubabaza byose biguhoza ku nkeke. Nta kiyiremerera kuko iramira amasi igatwara ibyaremwe byose, ikabibashisha kuduhesha amahoro. Ikitubashisha kuduhesha amahoro cyose nubwo cyaba gito gite, nta mvune y'agahinda kamushengura, nta n'isengesho ryava mu kanwa ke Data wo mu ijuru atabizi ngo abure kubyitaho. Akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Imana yita ku muntu wese nk'aho ari we muntu wenyine uba ku iyi si. Yatangiye umwana wayo w'ikinege. Yesu yaravuze ati muri Matayo mu gice cyaho cya 7 umurongo wa 7 bavuga ngo musabe muzahabwa, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Musabe mu izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzabasabira Data, kuko na Data ubwe abakunda. Yohana 16:26. Nabatoranirije kugira ngo ibyo muzasaba Data byose mu izina ryanjye abibahe. Yohana 15:16. Ariko rero gusaba mu izina rya Yesu si ugupfa kuvuga izina rye mu itangiro no mu irangiza ryo gusenga, ahubwo ni ugusengana wa mutima wari uri muri Yesu, dutekereza nka we, twizera amasezerano y'Imana, twiringira ubuntu bwe, tugakora nk'uko yakoraga. Imana nishaka ko twikingiranira kure y'abantu kugira ngo tubone guhora dusenga iteka, ahubwo ashaka ko tugera ikirenge mu cya Yesu naho twaba turi hose, haba ari ku gasozi cyangwa muri rubanda. Utagira ikindi akora rwose keretse guhora asenga gusa, nabura kurambirwa akabireka. Niyo atabiretse kandi amasengesho yahinduka amagambo asubiramo y'amahomvu. Ubwo abantu bikura mu bandi bahunga umurimo Umwami Yesu yabizeyeho gukorana umwete, basenga, bakarorera gukorana ubugwari. Ubwo nibwo babura impamvu zatuma basenga, nibabe bakigira ikibakundisha gusaba. Niyo basabye, imisabire yabo ibi yo kwikanyiza no kwisabira gusa. Nibazi gusabira abandi cyangwa se ngo basabire ubwami bwa Kristo kugira ngo bwogere, cyangwa ngo bambaze imbaraga yo kumukorera yo mu buryo bumushimisha. Tubonye yuko gusenga tudakwiriye kureka imirimo yacu cyangwa se ngo kuba turi kumwe n'abandi bantu ngo bitubuze gusenga. Ntabwo dukwiriye gusenga nk'uko abafarisayo babigenzaga, babaga bari mu isoko bagahita bapfukama bagasenga, ahubwo dukwiriye kuzamura isengesho ryo mu mutima. Umutima wacu ukaba uri konegite n'ijuru, ukaba uri konegite n'Imana. Iyo twirengagije amahirwe yo gufatanyiriza hamwe n'abandi gukomezanya no gusubizanyamo intege, turi mu buhake bw'Imana, tuba twigomwe. Amahame yo mu ijambo ry'Imana naba kitunogera, bigatuma dutangira kuyakeresa, ndetse imitima yacu igatangira kurindagira mu mwijima w'icuraburindi. Ubukristo bwacu
bugakomwa mu nkokora. Hariho abakristo benshi bivutse umugisha mwinshi babitewe n'uko biganyira ubwabo ntibite ku bandi. Uwikubira cyo n'aba ashoje inshingano Imana imutezeho gukora. Burya kwimenyereza kuzirikana abandi bidutera kubakunda ndetse natwe ubwacu bikatwungura, bikadutera umutima wo gukorera Imana. Iyaba abakristo bajyaga bateranira hamwe bakaganira urukundo rw'Imana n'iby'agakiza by'igikundiro, imitima yabo yahembuka, nabyo bikabatera kwiyunga n'Imana. Nitujya twunguka ibya Data wo mu ijuru uko bukeye n'uko bwije, tukaronka n'imigisha ye tudasanganywe, niho tuzashaka kuganira urukundo rwe, niho kandi imitima yacu izashyuha igakomezwa. Iyaba twibwiraga tukaganira ibya Yesu, tukarushaho kuyibwira ibyo dutekereza byose, ni ukuri Imana yatuba hafi. Iyaba twasobanukirwaga n'uko imigisha n'amahirwe dufite byose tubikesha Imana, tukamenya ko ari ibimenyetso by'ineza yatugiriye, ntabwo twasaba kuyitekereza ngo duhweme kuyishimira ibyo yadukoreye. Igituma tuganira iby'isi ni uko tubikunda, n'inshuti zacu igituma tuziganirira ibyo ngibyo ni uko ari byo dukunda, zikaba arizo dusangiye ibitunezeza n'ibidutera ishavu. None rero dufite impamvu ziruta cyane izatuma dukunda Imana kuyirutisha inshuti zacu muri iyi si. Nituba dukwiriye kujya tumenyera kuyishyira imbere ya byose, no kuba ariyo tuganirira abandi kuruta ibindi byose. Ibintu yatugabiye byose ntiyabiduhere kugira ngo bidutware umutima wose ngo tubure icyo tuyiha, ahubwo bikwiriye kujya bitwibutsa, bikatwegereza urukundo rw'Imana. Ariko twebweho dukunda kwifatanya n'iyi si, ngo mubure amaso murebe mu muryango w'urusengero rwo mu ijuru umucyo w'ubwiza bw'Imana uvira mu maso ya Kristo, ubasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe. Dukwiriye kujya turushaho gushima Imana kugira neza kwayo n'imirimo itangaza yakoreye abana bayo. Kera Uwiteka abwiye Abisiraheli ati, azaba ariho mujya mubona kuririra imbere y'Uwiteka Imana yanyu, azaba ariho mwishimana n'abo mu ngo zanyu. Ibyiza byose byavuye mu maboko y'Uwiteka Imana yanyu, ikabibaheramo umugisha. Mu Gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 12 umurongo waho wa 7. Icyo dukorera Imana cyose dukwiriye kugikorana umutima unezerewe, turirimbana indirimbo zo kuyihimbaza no kuyishima, turetse imitima yacu, tukareka imitima yacu ikegerezwa Imana. Kubw'urukundo rwayo rutarondoreka rutangaje, dukwiriye kwegurira ibyacu byose ukuboko k'uwo watubambiwe ku musaraba w'Igorogota. Ibitekerezo by'umwana w'Imana wese bikegerezwa Imana n'umutima wo kuyisingiza ayishima. Imana ihora ishengerezwa indirimbo no gucurangirwa mu bikari byo mu ijuru. Iyo turirimba kandi dusenga, tuba dufatanya n'ingabo zo mu ijuru kuririmbira Imana. Imana yabwiye Dawidi ati,
unambira ishimwe wese abashimisha. Zaburi ya 50:23 umurongo waho. Nuko rero tujye imbere y'Uwiteka dufite umunezero n'icyubahiro n'ibyishimo n'ijwi rimusingiza. Igice cyacu cya kabiri cy'uyu munsi cyaho umuntu yahura n'Imana cyangwa avuganira n'Imana kirangiriye ahangaha. Ndagusaba aho utarumvise igice cya mbere ngo ugende ukirebe ubashe gusobanukirwa neza. Ariko nta handi umuntu ashobora guhura n'Imana, nta handi umuntu ashobora kuvuganira n'Imana usibye mu isengesho. Genda mu isengesho usenge wiherereye, wihererana Imana yawe, uyibwire ibikurushya byose, kuko yo ntabwo ijya inanizwa nabyo. Ni ukuri Uwiteka azumva gusenga kwawe. Ni ukuri mureke dusenge Imana kandi iteguye kudufasha. Mureke dusenge kubw'ijambo ry'Imana. Turagushimye Data, dushimye urukundo rwawe, dushimye gukiranuka kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ni ukuri turasenga, turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi. Turakwinginze ngo utwigishe gusaba, kandi umwuka wawe wera akomeze kutuba hafi. Bisabye mbyizeye mu izina rya Yesu, amen. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwandikira muri komenti cyangwa ukatwandikira ku nimero yacu ya WhatsApp 0785 72 512. Uwiteka abahire, abaha umugisha.